Itegeko nshinga ry'Abahindi n'Abayapani n'Abashinwa barikuyeho, ariko ryavugaga ko umuntu wese ugishobora kurya ariko atagishobora gukora bamukubita agafuni. Uwo nguwo rero nuwo guhombya, uwo muntu urya adakora nuwo guhombya. Abayapani bakamukubita agafuni, Abashinwa bakamukubita agafuni. Ubwo bagiraga imyaka 65 bagatangira guhunga. Abo bafatiraga hafi bakabakubita agafuni kuko yaryaga adakora. Iryo tegeko rero oni yarikuyeho ngo nuguhohotera ikiremwa muntu. Nizo mpamvu mumva akazi karabonetse mu Buyapani no mu Bushinwa no mu Buhindi, nuko abo basaza bakubitwa gudufuni ubasigaye buhagirwa, bakabashakira abakozi, bakabanika ku zuba. Abo bantu babanika ku zuba bakabagenera umushahara. Ntibyabagaho umuntu utarakoraga bamukubitaga agafuni. Simvuze ko bari mu bushake bw'Imana, oya. Nshaka kuvuga umuntu ushoboye gukora ntakore niwe bita umunebwe. Hari igihe twumva abantu baganira muri iyi minsi byaracitse ngo akazi karabuze. Ayo ni amagambo amenyerewe ava mu kanwa ka benshi ngo akazi karabuze. Abo bantu bavuga ngo akazi karabuze ntabwo nigeze nemeranya nabo, ahubwo akazi kabuze abantu. Abantu bakwiriye guhindura. Icyakora ushaka akazi wihitiyemo uzakabura, ariko ako gukora karahari. Icaca 26 citwa ubunebwe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nshuti ya Gusenga everyday, nizere ko umeze neza mu bisazo. Muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda turasuye tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari mu Burundi shalom shalom. Abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge tubabwiye ngo shalom. Turakunda mu nshuti za Gusenga everyday, amahoro y'Imana abane namwe. Abari mu Burayi shalom shalom. Turakunda kandi namwe muradukunda, Imana ibahe umugisha. Abari muri Amerika Canada, Imana ibahe umugisha. Mu nshuti za Gusenga everyday kandi tunezezwa no kubana natwe namwe kumanwa na nijoro. Imana ibahe umugisha. Abari muri Australia shalom shalom, turabakunda mu nshuti zacu. Abari muri Aziya namwe shalom shalom, turabakunda kandi namwe muradukunda. Reka dushimire umuntu uzubana natwe buri kiganiro, nawe Imana igumugisha, Imana iguhire. Reka dushimire umuntu dufata ibiganiro byacu akabihereza inshuti ye, akabisharinga cyangwa akabipartage. Nawe shalom, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Nawe ushobora kuba bwa mbere ugeze kuri channel ya Gusenga every tugusaba ukanda subscribe cyangwa ukora sabone kugira ngo uzazubone ibiganiro byacu bitakugoye. Kuko rero mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe na Dr. Pasteur Mazibe. Uraho Revera? Uraho? Saba bien. Amakuru yanyu neza? Okay, mwatangira musenga Imana nkuko channel yacu yitwa Gusenga everyday. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza. Uyu mwanya ni umwanya w'icubahiro uduhaye kugira ngo dusangize bene data ijambo ryawe, kandi turi mu masezerano kuko wavuze ngo abantu bose bafite inyota bakwegere, kandi abazakwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yabo. Werekeje ku mwuka wera ugiye kumanukira abigishwa bawe. Ndagushimiye ku mwuka wera ahoraho iteka ryose. Turasaba umwuka wera kugira ngo yobore ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ryambara imbaraga, ritubere imbuto itabora, igere mu mahanga yose kugira ngo ryemeze imitima y'abinangiye kugira ngo babashe guhinduka. Ndasengera itorero witangiye ukaricunguza amaraso yawe kugira ngo ribemeze, kandi rirushaho kubacura bundi busha, babasheho gukomera, kugira ngo mwami turushaho kugaragara ko twiteguye kugaruka kwawe. Tuje imbere yawe muri aka kanya, utangiranye natwe kandi usozanye natwe muri iri jambo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Gusangiza bene data ijambo ry'Imana, tubanje gusoma muri Timoteyo Abatesaloniki ba kabiri igice cya 3. Abatesaloniki ba kabiri igice cya 3 umurongo wa 7 turageza ku wa 10 twumva ko hatubwiye. Abatesaloniki ba kabiri ibice 3 umurongo waho wa 7 turageza ku wa 10. Ubwanyu muzi uko mukwiriye kutwigana, kuko tuticaga gahunda muri mwe cyangwa ngo tugire uwo turya iby'ubusa, ahubwo twagiraga umuhati n'imirimo dukora ku manywa na nijoro kugira ngo tutagira umuntu muri mwe turemerera.
icyakora si uko tudafite ubutware ahubwo ni ukugira ngo tubiheho icyitegererezo ngo mugere ikirenge mu cyacu kuko iki ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Turaganira ku caca 26 citwa ubunebwe. Icaca 26 citwa ubunebwe nkuko twaganiriye mu bya 320 twavuze ko tujya dusobanura kimwe ku kimwe icyaha kimwe kugeza igihe tuzabirangiriza Imana nibishaka. Ariko uyu munsi turaganira ku caca 26 citwa ubunebwe. Hari igihe twumva abantu baganira muri iyi minsi byaracitse ngo akazi karabuze. Ayo ni amagambo amenyerewe ava mu kanwa ka benshi ngo akazi karabuze. Abo bantu bavuga ngo akazi karabuze ntabwo nigeze nemeranya nabo, ahubwo akazi kabuze abantu bakwiriye guhindura. Icyakora ushaka akazi wihitiyemo uzakabura, ariko ako gukora karahari. Ushobora kuvuga uti ngewe narize ntabwo nshobora gucuruza ibigori ndi dogiteri, ariko niwanga gucuruza ibigori uzabyiba kandi uri dogiteri ntabwo aribwo bazagushima. Ushobora kuvuga ngo ntabwo naba umukarasi ngo narize mfite diplome ya lisansi, nutaba umukarasi bizaba ngombwa ngo ubeshe kuko hari ingaruka zo kwanga gukora. Ijambo rero ubunebwe risobanura ngo umuntu wanga gukora kandi ashoboye gukora, kandi umwanya wo gukora uhari. Ashoboye gukora, hari uburyo bwo gukora, kandi arabishoboye, afite imbaraga n'ingingo zose z'umubiri, akanga gukora kandi ashoboye gukora, n'uburyo bwo gukora burahari. Niwe bita umunebwe. Mu bihugu bitandukanye bakoresha amagambo n'ubundi atandukanye. Hari aho bavuga ngo umunebwe, hari aho bavuga ngo inyanda, hari aho bavuga ngo umunyabute. Abo bose bakaba bibingiye mu jambo ryo kuvuga ngo kwanga gukora ushoboye gukora. Abaefeso 4 umurongo waho 27-28 aravuga ngo ntimubererekere Satani. Uwibaga ntiyongere kwiba, ahubwo buri wese akoresha amaboko ye akora ibyiza kugira ngo abone ibimutunga asagurire n'abakene. Ibyo bisobanura iki? Kugira ngo ubashe kubona iby'abakene nuko wakora, kugira ngo ubashe kubona ibiguhaza nuko wakora. Ariko hari amagambo y'urwitwazo abantu bagiye biba mu byanditswe byera mu Migani 13 anga ku murongo wa 22. Abantu bamwe bakavuga ngo nje nzasenga ngo abapagani bazankorera. Nukuvuga ngo rira jambo rivuga ngo ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Abantu bigisha basyo ni ikinyuma, ntabwo ari uko bisobanura. Ntabwo abantu bazirirwa basenga ngo abandi birirwe bakora. None ngo Imana igira ubugome bungana butyo bwo kwaka babikoreye ibiha batarabikoreye, kuko nta caha gikomeye kuruta kudakora ushoboye gukora. Uwo muntu uvuga ngo je nzasenga ngo abandi bakore ngo maze Imana ibibakibimpe ni umuyobe. Ubutunzi bw'abanyabyaha ngo bubikiwe abakiranutsi, Imana izabibaka ibihereze abakiranutsi ngo birirwa basenga. Cyo ni ikinyoma. Gusenga ntabwo ari impano, gusenga ntabwo ari umuhamagaro, gusenga ntabwo ari n'umwuga, ahubwo ni inshingano ya buri wese uwahamagawe n'Umwami Imana akwiriye gusenga. Sabo gusa n'abasenga ibigirwamana barasenga. Gusenga rero ni inshingano mu murimo w'Imana, ntabwo ari ministeri ngo uvuge ngo wowe bwiriza ngo none nge takini nzakora ngo nza oya. Ntabwo ari ministeri. Hari ministeri Imana yaduhaye nk'uko byaruswe mu Efeso igice cya 4 murongo wa 11. Haravuga ngo bamwe yabahaye kuba intumwazi, abandi ibaha kuba abahanuzi, abandi ibaha kuba abavuga ubutumwa bwiza, abandi ibaha kuba bungeri, abandi ibaha kuba bigisha. Abo bose kugira ngo bafatanirize hamwe kugira ngo bubake no gukomeza umubiri wa Kristo bagabura ibyera. Nukuvuga ngo gusenga ntabwo rero ari umuhamagaro. Unarebye no mu mpano ntabwo gusenga ari impano, ahubwo ni inshingano ya buri wese uri mu murimo w'Imana. Umuririmbyi agomba gusenga, umuvuga ubutumwa agomba gusenga, umudiyakoni agomba gusenga kugira ngo wa muri Imana yamuhamagariye abashe kuzawusoza neza. Ahangaha rero umuntu uvuga ngo azasenga ntazakora ngo kugira ngo abakora ngo Imana izabibakibamuhe ibimuhe ni ubuyobe bukomeye.
ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimubererekere Satani. Kwanga gukora ushoboye gukora ni ukubererekera Satani. Uwibagaye kongera kwiba. Buri wese akoresha amaboko ye akora ibyiza kugira ngo abone ibyo kumutunga n'ibyo gusagurira abakene. Angaro kuko abakene tuzababazwa hariya mu gihe cy'urubanza. Matayo 25:31 kugera kuri 36 havanga ubwo umwana w'umuntu azaza mu bwiza bwe yazanye n'abamarayika be bose ngo amahanga yose azateranira imbere ye ngo maze abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishira iburyo ihene zishira ibumoso. Bazahamagara bari iburyo ababwira ati muze abo data yahaye umugisha muragwa ubwami bw'iteka bwabatunganirijwe kuva ku kuremwa kw'isi. Nari nshonje muramfungurira, nari mfite inyota mumpa ico kunywa, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndi umushitsi murancumbikira, nari ndi mu nzu y'imbehe muransura, nari ndi mu bitaro murahagera. Nukuvuga ngo bazamubaza ngo twakubonye ryari. Yesu Kristo azasubiza ngo cyagihe mwakoreraga abato muri mwe mubakorera nk'ibyo mvuze ngo burya ninje mwabigiriraga. Nuvuga ngo uwagaburiye umukene yahaga Yesu, uwambikaga umukene yambikaga Yesu, uwasuraga umukene ari mu bitaro yasuraga Yesu, nuwacumbikiraga umukene yacumbikiraga Yesu cyangwa wabuze icumbi. Ahangaha imirimo tuyishobozwa no gukora. Ntabwo wagaburira umukene utagira icyo wakoreye. Ntabwo wakwambika umukene utarabikoreye. Ntabwo wasura umukene utarabikoreye. Ntabwo wacumbikira abashitsi utagira icyo kubagaburira kandi udakora. Ahangaha rero ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimubererekere Satani uwibagaye kongera kwiba. Akazi karahari ariko kabuza abantu. Ariko nushaka ko wifuza wowe ko guhaza ibyifuzo byawe ntabwo uzakabona. Kuvuga ngo ntabwo nzakora mu muhanda ngo narize nutakora uziba uwakoze mu muhanda. Ntabwo rero ari bwo bazagushima kuko wanze gukora ngo none uje kwiba uwakoze mu muhanda ntawe uzagushima na rimwe. Ahangaha batanga inama baravuze ngo wa munyabutewe utareba neza ndetse n'amatungo mato ashoboka arakora kugira ngo abashe kubona ibiyatunga. Imigani ibice 6:6 haravuga ngo wa munyabutewe sanga ikimonyo ucitegereze kandi ugira ubwenge urebe uko kigenza. Ntabwo kigira ubutware, ntabwo kigira igisonga, ntabwo kigira shebuja, ariko mu gihe cy'iki kizi gushaka kikitunganiriza kigahunika ibigitunga, kandi mu gihe cy'isarura kikamenya gushakashaka ibizakibeshaho. Wa munyabutewe sanga ikimonyo. Wowe utazi gukora n'ikimonyo kirakora kugira ngo kibeho, wowe ukavuga ngo ntabwo uzakora. Hari umuntu waciye umugani witwa Franklin Chrysostome yaravuze ngo uruyuki ni itungo ritoya cyane kandi rifite akamaro, ariko kuba rishimwa mu yandi matungo yose ntabwo ari uko uruyuki rukora cyane kurusha andi matungo, ahubwo nuko rukora rukorera andi matungo. Nukuvuga ngo kuko uruyuki rukora andi matungo natwe twari tugiye gukora tukarusha uruyuki tugakorera abadashoboye abatishoboye. Hari abantu tuzabazwa, abantu batagira ingingo z'umubiri, nuvuga ngo abantu batagira amaboko, abantu bahumye amaso, abantu bacitse amaboko, abantu batumva. Abo bose Imana iradukangurira kugira ngo tubatabare kuko dushinzwe kubakorera kandi Imana izabatubaza. Abantu bose batagira ingingo z'umubiri. Ubwo rero niba uruyuki rushimwa mu matungo yose atari uko rukora kurasha andi matungo, ahubwo ari uko imirimo yose rukora andi matungo. Intare zirya ubuki ariko nta ntare yanywa ubushera. Idubu zirya ubuki ariko idubu ntawe zarya ibiryo bitetse. Nukuvuga ngo ni inyamaswa zitwa za carnivore, ariko za carnivore zose kurya zinywa amata zirya n'ubuki mu shamba. Nukuvuga ngo uruyuki rukorera amatungo menshi cyane. Uruyuki rukora amatungo menshi cyane. Nukuvuga ngo tugomba kwigengesera rero ahangaha kuko
udakora ni umujura kuko yiyibubwe akabura ibimutunga akabura n'ibyo gutunga rubanda kandi hari abo dushinzwe kugaburira. Hari ibintu rero biranga abantu b'abanebwe. Aha ngaha twagerageza kuvugaho abanebwe barangwa no kubesha. Abantu badakora bose barabesha. Tito igice cya mbere umurongo wa 12 haravanga abantu b'ikirete bari abanebwe kandi ntibabanebwe gusa bakaba bashusha nkuru ariko bakaba n'abanyanda nini. Kwa kugira indani ni badakora bakabeshwaho no kubesha. Baravuga ngo créateur toujours menteur, nababeshi cyane bakabije kubesha kubera kudakora. Ahangaha rero ibiranga umunebwe icya mbere atinya imbeho, icya kabiri atinya ijoro, icya gatatu akunda ibitotsi. Hari mu migani 20 umurongo wa 4 haravuga ngo nzarimirana umunyabute ntiyihingira kuko atinya imbeho. Igihe azasabiriza mu gihe cy'isarura ntazagira icyo abona. Hariya rero atinya ijoro. Imigani 31 umurongo wa 15 baravuga ngo abagore b'abanyabwenge babyuka kare butaraca, nukuvuga ngo nabo ntibatinya ijoro kuko umugore wananiwe urugo abyuka nyuma y'umugabo. Nukuvuga ngo abagore babyuka mbere butaraca, abagabo bakabyuka nyuma kuko abagore nibo bagira urugo. Aha ngaha rero umugore utinya ijoro ntabwo azashobora urugo kuko atazashobora kubyuka kare. Kandi amategeko ya etike avuga ko umugabo abyuka nyuma y'umugore, agasanga umugore yateguye ibijajana ku kazi, noneho urugo rugakomera. Hariya 22 ku murongo wa 13 hari amagambo bavuga ngo abanyabute bicwa no kwifuza kuko banga gukoresha amaboko yabo. Abanyabute bicwa no kwifuza kuko banga gukoresha amaboko yabo. Umuntu wanga gukoresha amaboko ye rero ni umunyabyaha wujuje ibyangombwa. Ikindi rero kiranga umunebwe uvuga ngo akunda ibitotsi. Hariya mu migani 6 kugeza ku murongo wa 11 hari ahavuga ngo sanga ikimonyo. Hepfo haravuga ngo ntikigira ubutware, ntikigira igisonga, ntikigira shebuja ariko kimanya gutegura ibizagitunga mu bihe byacu n'ibihe bikenewe. Hariya haravuga ngo none abanebwe ngo aravuga ngo reka nsinzire nihwetureho gato maze nipfunyapfunye. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ico gihe ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi ngo kaye n'ubutindi buzagutera nk'ingabo. Nuvuga ngo wanze gukora ariko ubukene buzakugeraho ntabwo uzabona uko ubukingira. Wanze gukora ubutindi buzagutera nk'ingabo. Ahangaha rero umuntu udakora ni umunyabyaha. Babandi babesha ngo abandi bazabakorera ngo kuko ngo ari abanyabyaha ngo abakiranutsi basenge, ni abanyabyaha kurusha abo ngabo badasenga kandi bakora. Umuntu ukora kugira ngo akugaburire nubwo waba usenga ntabwo umusha agaciro imbere y'Imana. Kandi Yobu yaravuze igice cya 35 umurongo wa 6 n'uwa 7 ngo abo bakoze neza niba basenga bayihaye Imana irakiranuka irihagije. Ngo nabo badasenga bagakora ibyaha bagasahisha ngo bayitwaye iki. Uwo muntu rero witwaza kuvuga ngo azasenga ngo Imana yambura abanyabyaha ngo ibimuhe, nawe ni umunyabyaha mubadi. Dukore. Noneho Paulo nibyo yabwiraga Timoteyo, aravuga ati muzi ko tuticaga gahunda hagati yanyu na rimwe kandi twageragezaga gukora ku manywa na nijoro kugira ngo tutagira abo turya iby'ubusa cyangwa ngo tubaremerere, kandi dusohoze ya magambo yanditswe mu mategeko twabasigiye ngo umuntu wese udakora ntakarye. Itegeko nshinga ry'Abahindi n'Abayapani n'Abashinwa barikuyeho, ariko ryavugaga ko umuntu wese ugishobora kurya ariko atagishobora gukora bamukubita agafuni. Uwo nguwo rero ni uwo guhombya. Uwo muntu urya adakora ni uwo guhombya. Abayapani bakamukubita agafuni, Abashinwa bakamukubita agafuni. Ubwo bagiraga imyaka 65 bagatangira guhunga. Abo bafatiraga hafi bakabakubita agafuni kuko yaryaga adakora. Iryo tegeko rero oni yarikuyeho ngo ni uguhohotera ikiremwa muntu. Nizo mpamvu mwumva ngo akazi karabonetse mu Buyapani no mu Bushinwa no mu Buhindi, nuko abo basaza bakubitwa gudufuni ubasigaye buhagirwa bakabashakira abakozi bakabanika ku zuba,
abo bantu babanika ku zuba bakabagenera umushahara ntibyabagaho. Ntabwo ndi kuvuga utagishobora gukora udakora, ariko n'utagishobora gukora nawe yarakoze. Izo mpamvu ni abatsinze ikavuga ati ese niba atagishobora gukora ntiyigeze aba muto n'abagakora. None se abari uyu munsi wa none si wabagaburiye. Umugabo umwe yigeze gupfa, farafite imyaka 80, yarusha imyaka 80. Bagiye gushaka serikeye isanduku yo kumushingura mu barayibura. Bashaka amafaranga barayabura. Baraterateranya amafaranga arabura. None baravuga batese uwo mugabo apfuye urupfu rutunguranye cyangwa yaramaze iminsi arwaye batoya. Ntabwo amaze iminsi arwaye, nuko yapfuye gusa kubageze mu za bukuru. None se niba yarabaye imyaka 80 akaba atarabashe gukorera amafaranga aguze serikeye, uwo muntu ko ese nta nibiti yateye ngo atange igiti bamuhe serikeye? Bati ntabyo yanateye. Yabayeho mu buzima bumeze buti, bati yabaye muzima gusa ararya aricara ariko nta kintu yakoze. Rero uwo munyabute iyo wanditswe hariya ngo nzarimirana, w'umunyabute ntiyihingira. Ngo kandi noneho kuko atihingira igihe cy'isarura abandi bamaze kubigeza mu rugo azasabiriza, ngo kandi nawe azamwitura kumwima. Ubwo biranga umunebwe rero, icya mbere ni imbeho, icya kabiri atinya ijoro, icya gatatu akunda ibitotsi. Wirebe wisuzume aho uri. Utinya ijoro, niba utinya ijoro uri umunebwe. Utinya imbeho, niba utinya imbeho uri umunebwe. Ukunda ibitotsi, niba ukunda ibitotsi uri umunebwe ntacyo uzimarira. Kuko nzarimirana umunyabute, ijambo ry'Imana rivuga ngo ntiyihingira kuko atinya imbeho. Ariko hariya mu Bagani 6:8 avuga ngo reka ryame gato mbe nsinziye nipfunyapfunyike, noneho niweture ndahaguruka hanyuma. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubukene buzakuza buhoro buhoro bukuzeho nk'umwambuzi, ngo n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Ahangaha dukore twe kubererekera Satani, ntimubererekere Satani. Kuko niba uri umusore ukaba udakora byanze bikunze uziba, niba uri umukobwa ukaba wanga gukora byanze bikunze ukeneye kurya uzasambana. Urumva ubunebwe ni inshuti y'ibyaha byinshi. Umuntu w'umunebwe arabesha, umuntu w'umunebwe ari umusore ariba, umuntu w'umunebwe ari umukobwa arasambana, umuntu w'umunebwe, abantu b'abanebwe bakora ibyaha nubwo baba bicaye hamwe batagenda, ariko uko kutagenda arico congera ibyaha byabo. Paulo yaravuga ati nanjye ntabwo nishe gahunda muri mwe, kandi nari nkwiriye kubasaba ibyo kuntunga ko nanjye mbabwiriza ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese ko twababibye mw'iby'umwuka ntabwo byari bikwiye ngo tubasarure mw'iby'umubiri? None se ko bakoresha bikoro babikwiye n'abashefu b'isi, kuki twe twabwirije ubutumwa bwiza tukababyaza ubutumwa bwiza mu gakizwa tutabasaruramo iby'umubiri? Paulo aravuga ngo dufite uburenganzira n'ubutware kubibaka, ariko ngo ntabwo dushaka ko bigenda bivuga ngo twagize abo turya iby'ubusa cyangwa se none ngo tubaremerere. Ahubwo dukora ku manywa na nijoro, tukavuga ubutumwa igihe kibonetse, twabona akanya tugakora ku manywa na nijoro kugira ngo tubone ibidutunga, twe kubera imbogamizi n'igisitaza abakora ubwabo. Ahangaha rero twabasigiye itegeko ngo umuntu hagati y'iteraniro uzanga gukora ntakarye. Muje muramubwira ngo kutakoze ni gutuje kurya kandi utarakoze. Imana yacu dusange kugira ngo twitandukanye n'ubunebwe kuva uyu munsi wa none. Abantu bige gukora. Nongeye kuvuga nti ntabwo akazi kabuze, ahubwo akazi kabuze abantu. Ntabwo abantu ari bo babuze akazi, ahubwo akazi kabuze abantu bitewe no guhitamo. Iyo uhisemo urakabura kuko ntabwo ari wowe utegeka isi. Ariko akazi karahari, ushaka gukora wese yakora, ariko ushaka ko yifuza ntiwakabona. Ariko nushaka ko yifuza uzakabura, kandi uzifuza mu gihe cy'isarura abandi bamaze kubona ibyo bakoreye, nibwo uzavuga uti yabaye nanje narakoze nk'abandi. Gukora ni ingenzi, Imana idukangurira gukora. Na Yesu Kristo nawe igihe yatoranyaga abigishwa be yatoranije n'intumwa ubwa mbere, abandi baraza bariga bitwa abigishwa, ariko atoranyije intumwa 12. Nta muntu Yesu yigeze ahamagara atamusanze mu kazi.
nta muntu Yesu yigeze ahamagara ngo ajyane nawe atamusanze mu kazi, ahubwo yasangaga aho ari akareba uko ari gukora ibyarimo, akavuga ati ibyo ndamuhindurira nawe arabitunganya. Yasanga amata ari gukoresha ikoro akamwitegereza, yakumva arabishimye, noneho akamuhamagara ati ngurikira kuko imurimo nzaguha nawe uzawukora kandi ukawutunganya. Yasanga Yohana ari kuroba bikaba nguko, yasanga Petero ari kuroba bikaba nguko, yasanga Yakobo ari kuroba bikaba nguko, yasanga Yuda ari gucunga koperative bikaba nguko, yasanga Tadeyo ari umusirikari bikaba nguko, yasanga Barutolomeo ari umucuruzi bikaba nguko. Nta muntu yigeze asanga mu rugo mu Yesu yahamagaye. Muzagerageze kubaza uwo yasanze mu rugo adakora si ari kumuhamagara ngo ashobore iki. Yabanzaga kureba ko ushoboye gukora, akamenya ko ministeri agiye kukwegurira nayo uzayishobora, akabona kukujana nuko abanje gushima. Nizo mpamvu abakoresha bikoro nabo bamubaje ngo tugire dute, aravuga ngo ntimusabe ibinyuranije n'amategeko byo batababwiye. Baravuga ngo abasirikari, arababwira ngo ntibake ruswa kandi ibihembo byabo bibanyure. Nuko yarazi ko abantu benshi batunzwe n'ubwambuzi, nuko yarazi ko abantu benshi banyurira mu nzira yo guhabwa akazi bakakibiramo. Nizo mpamvu yavuze ngo mukore kuko nta ubona ikitamuruhije. Kandi umuntu ubererekera Satani ni wa wundi waga gukoresha amaboko ye kugira ngo abone ibimutunga. Tuzabibazwa rero. Abakene tugomba kubafasha, abatagira ingingo z'umubiri turabashinzwe kandi tukitunga ubwacu. Ubwo rero umuntu udakora ni umujura kuko abura ibyo kurya akabura n'ibyo guha abakeneye kurya. Imana yacu dusange twirinde icyaha cya 26 cyitwa ubunebwe. Bamwe bavuga ubunebwe, abandi bakavuga abanyabute, abandi bakavuga inyanda. Nibyo bakoresha imasisi ngo inyanda, ariko numva bakoresha umunyabute, umunebwe. Abo bantu nababerekera Satani. Kandi ubunebwe biri mu cyaha cy'umuzi w'ibyaha: uburakari butunguranye, ubwibone, ishari, kwifuza, kwaya. Ubunebwe nuvuga ngo ibyo byaha bitagaragara inyuma ariko bishegesha, bikaba byaza kubyara ibyaha bigaragara, babyita imizi y'ibyaha. Ubunebwe rero buri mu mizi y'ibyaha. Icyaha cyahereye mu mizi kirakomera cyane. Iyo cyahereye mu bunebwe kirakomera cyane. Iyo ari ubujura bwahereye mu bunebwe, n'abantu benshi babaye aba exikoro kubera badakora, akaja kubesha abakora kugira ngo bamuhe, kuko bakurikiye umugani bavuga ngo abakoresha umutwe ngo bategeka ngo bakoresha amaboko. None akarara atekereza uko arambura uwakoresheje amaboko. Uwo muntu ni umunyabyaha ujuje ibyangombwa. Uwo muntu utekinika, uwo muntu wiga uko arambura abakoze, uwo muntu ni umunyabyaha. Kudakorera ubishoboye ni ukubererekera Satani. Pawulo aravuze rero ngo tubwire abo bantu twe kubeshwaho no kuremerera abakora, ahubwo natwe dukore kugira ngo tuzabashe kugaburira abadukeneye n'abadusanga n'abatwifashisha. Imana idufashe iturinde kubererekera Satani, kugira ngo amaboko yacu hagurukire gukora, kugira ngo Yesu nagaruka azaduhembere ibyo twakoze. Kuko ibyo twakoze nibyo zatuma dufasha ababikeneye, bikaduhesha ingororano. Tukagaburira abashonje, tugaha icyo kurya abafite inyota, tugacumbikira abashitsi. Noneho tugasura abari mu nzu y'imbehe, ntiwamusura ntacu ujanye. Tugasura abarwayi, ntiwabasura ntacu ujyanye. Kandi ntiwakwambika abakene utagira amafaranga. Dukore kugira ngo dusohoze gahunda y'Uwiteka. Imana nayo ikunda abanyamurava. Imana ikunda abakora, kuko abakora bituma umuntu yirinda ibyaha. Imana idusange kugira ngo dukore kandi dutandukane n'icyaha icyo ari cyo cyose, kuko iyo umuntu ari mu kazi ntabwo akora icyaha. Mu izina rya Yesu Kristo, amena. Basi reka tugushimire, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire n'umuntu yabanye natwe muri kiganiro. Reka tunashimire umuntu yo ufata kino kiganiro cyacu akagisharinga, akagiparitaja, cyangwa akagihereza inshuti ye. Nawe Imana iguhe umugisha. Ushobora kuba wifuza inyigisho zanditse za Sarabisi, ni wifuza igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, cyangwa wifuza inyigisho za doctrine. Inyigisho za doctrine ni inyigisho 10. Ushobora kuba wifuza amateka, kumenya amateka y'itorero. Ushobora kuba wifuza igitabo cya Daniel. Ushobora kwifuza izindi Sarabisi, watwandikira ku nimero pastor agiye kubatubwira.
Imana ibaho umugisha cyane. Nimero ya WhatsApp ni 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20 kuri channel yitwa Gusenga Everyday. Murakoze, Imana duhana umugisha. Mana turagushimiye, turaguhimbaje bizenesi uyu mwanya, wemeye ko dusangiza bene data ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rigere mu mahanga yose nk'uko Yesu Kristo yavuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende mwindura abantu bose kuba bigishwa banje. Nta nizo mpamvu waduhamagariye uwo murimo, turi abatambyi b'ubwami, turi ishanga ryera kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe, kuko waduhamagaye ukadukura mu mwijima ukatugeza mu muco w'ibitangaza. Reka bari mu mwijima nabo bamurikirwe n'umuco, kuko Yesu Kristo nawe ari umuco. Noneho bamenye izina ryawe, kandi bose bazategure kuzagusanganira ugarutse mu bwiza bwawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Amena. Urakoze cyane, reka tubashimire tubabwira ngo ikiganiro nawe utaha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.